reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Sports and Art TV. Haciyeho igihe kirekire ndetse n'iminsi myinshi igera kuri ibiri tutagira ikiganiro tubahereza bitewe n'impamvu zitandukanye. Gusa muri aka kanya tugarutse muri iki kiganiro cya none aha tubabwira ko noneho duhari kugeza kuri uyu munsi nk'uko byahoze. Tugomba kugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kandi bigezweho mu makuru y'imikino by'umwihariko kuri ikipe ya APR Football Club muri rusange. Tugiye kugaruka ku bijyanye n'imyitozo yari ikozwe na ekipe ya APR Football Club mu ijoro ryakeye. Birumvikana ari ku munsi wo kuwa gatandatu bitegura ikipe ya APR Football Club. Ni byinshi byaranze imyitozo ndetse ni byinshi byagaragayemo. Birumvikana turaza kubigarukaho ibijyanye n'iyo myitozo, turebe ni ibiki bishya bari kwiga ndetse ni ibiki bimeze bite, abakinnyi bahari noneho ni bande bigendanye n'umukino uheruka. Ibyo byose nibyo tuza kuba tuganiraho. Hari abakinnyi utabonye, hari benshi tigeze ubona ariko bahari kugeza kuri uyu munota bakoze imyitozo kandi yuzuye kabisa. Ubwo nta kindi tuhita twerekeza ku bijyanye na Slay Sanda umaze kuba bivugwa ko amaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 2 muri ekipa ya APR Football Club. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Ubundi tuze guhita tugaruka ku bijyanye na Aruna Musa Majaliwa muri ekipa ya APR Football Club. Akanya kaza kudukundira turabigarukaho byose, ibintu birushaho kugenda bigenda neza 5-5 tuhita turebera hamwe n'ibindi bitandukanye mu bikomeje kugenda bigarukaho mu bijyanye na transfer ziri kuvugwa muri ekipa ya APR Football Club muri rusange. Nitwa Janvier Mukama, tariki navutseho ni ingi n'ukwezi kwa mbere. Birumvikana ni tariki 21 z'ukwezi kwa mbere. Nizo tariki turiho, nanabibutsa ko ariyo tariki ngewe ubwanjye navukiyeho. Ubwa birumvikana abantu ushaka kunyifuriza umunsi mwiza nyine birumvikana. Na WhatsApp yangira akora, na Momo yangira akora, ibintu byose na amahoro ngira ngo abantu mwese mubyumva neza cyane. Turenjoyinga sport mbabwira ko ni uyu munsi nibwo niziza isabukuru. Birumvikana mona bari marasaza ariko nyine turabisereburana uko tugenda tugana ku myaka yacu ya nyuma, nibwo tugenda tubiserebura. N'ubundi buriya uko umuntu ngo yagize anniversaire nibwo kare bari kugenda asaza kuko n'imyaka igenda igabanyuka. So karagaciyemo rero ubu nanjye domwe abantu bagize isabukuru uyu munsi. Nimero yanjye ni 0789980888. Ubwo nyine mwabyumvisha abashaka kugira ubutumwa bangenera nabwo ngubwo iyo nimero ni yanjye. Birumvikana rwose niho tubera turi umuryango munini. Ini Sports and Art TV turi mu mwaka wacu usa n'ugira turi nko mu mwaka tugiye kwinjira mu mwaka wa 2. Turi nibwo kandi mu mezi ari imbere nko mu kwezi kwa gatatu mu kwa 4 nibwo tuzaba turi kwiziza umwaka wose dufite Sports and Art TV dutangiye kubagezaho amakuru y'imikino. Ntabwo rero tuzaguhita dutinda, munyemerere twekeze ku bijyanye n'imyitozo yari ikozwe na ekipe ya APR Football mbere uko tugenda mu bindi bitandukanye. Ni ekipe ya APR Football Club yari ikoze imyitozo yari kuri stade Ikirenga iherereye hariya Ishyorongi iri mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Ekipe ya APR Football Club isanzwe ikorera imyitozo n'imyitozo itegura umukino wa ekipe ya Police Football Club iteganyijwe kuri iki cyumweru n'ubundi ku masaha ya nimugoroba. Ni ibintu bitandukanye n'amakuru menshi atandukanye. Ubwo ni byinshi bitandukanye. Imyitozo rero ikaba yakozwe ku mugoroba ikorwa n'abakinnyi batandukanye. Birumvikana ni imyitozo yakozwe n'abakinnyi barimo Pavel Nzira agarutse mu myitozo ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye bari bafite ibibazo by'imvune bamaze kuba bagaruka mu myitozo ndetse ibintu binameze neza cyane ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Ni byinshi bitandukanye rero n'imyitozo yari ikozwe. Abakinnyi batandukanye barimo Pavel Nzira baraye bagarutse mu myitozo, bari bahari abakinnyi benshi noneho n'uwitwa Tadeo Ruwanga ari fit nkuko babitubwira kuba uyu munsi yakina na ekipe ya Police Football Club. Dushobora kongera kubona ekipe ya APR Football Club ihagaze mu kibuga nk'abakinnyi bayo ko bari basanzwe bahagaze, ndetse dushobora kubona impinduka zizana Benjamin na Kerema muri defense nta gihindutse. Ubwo ibyo byose tubitegereje kuri nibwo ekipe ya APR Football Club n'ubundi nakubwiraga yarayize imyitozo ndetse ikaba ifite kuri uyu munsi bakoze imyitozo mike cyane bijyanye no gutegura uyu mukino. APR Football Club abakoze batuvuga good luck amahirwe kuri munsi aho tukubona leta ziri positive bika uko umukino uzarangira ekipe ya Football Club nako tugenda tukatera imbere ku bijyanye na Karaso ituribu yacu mu bijyanye n'utonde rwa champion nyuma ko umuriro itsinze wayo zanjye ku munsi w'ejo kandi
mbere yuko wenda tujya mu bindi bitandukanye munyemerere tubanze dutange na updates ku bijyanye n'indi mikino ukuntu yarangiye, cyane ko iyi weekend hari cyangwa se kuri uyu munsi wa 17 wa shampiyona haranzwemo n'ibintu byinshi bitandukanye by'umwihariko. Ikintu cyatunguranye ndetse n'ikintu gitangaje ni itsinda rya AS Kigali. AS Kigali yabonye resultat birumvikana, ubwo nibyo tugiye kuba turebera hamwe ku bijyanye na Karasoma uko yagaze kugeza kuri uyu munota ko na Rayon Sport yaratsinze, kandi uko gutsinda kwayo bishyira igitutu cyane kuri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Ni byinshi bitandukanye tugiye twebwe turi kureba positive results kuri ekipe ya APR Football Club ndetse n'ikintu cyiza kibirimo kugeza kuri uyu munota, nuko umukino wa APR Football Club nawo wagizwe ikirarane. Navuga ko ari kimwe mu byatumye ikipe ya APR Football Club kugeza ku munota ikipinga pressure ndetse nta pressure ifite bigendanye nuko ama ekipe amwe namwe bahanganye. Imikino wa 16 yarawutakaje kandi APR Football Club ifite game ni hand ubwo ni biti kirarane. Abantu tugomba kuvuga tuti APR Football Club no muri style igomba gupikinga amanota atatu ikatwara n'ubundi, na cyane ko tuba tuvuga tuti ekipe ya APR Football Club ni yacu, bakunze bayo bahantu hose baba bari. Ubwo navuga ko imikino yo ku munsi weho cyangwa se iyi weekend mbere yuko APR Football Club ikina, ko ari n'imikino uyu munsi mbere yuko APR Football Club ikina leta meze gute, nibyo tugiye kuba turebera hamwe nabyo mbikubwire, ndetse unamenye abahanganye na ekipe ya APR Football Club ese bahagaze bate ku bijyanye tone buriza mu bikina Slay Sanda ndetse n'abandi batandukanye ku munsi w'ejo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda habaye imikino itandukanye. Ku munsi w'ejo ni ku munsi wo kuwa gatandatu hari resultat zitandukanye. Cyane nakubwira twe dore sanganyije na Sunrise 2-2. Musanze ngira ngo yaranabonye resultat ziri positive, yabonye resultat ziri positive ku munsi w'ejo. Bima izatere equipe ya APR Football Club Karasoma muri Rwanda Premier League. Turebe Gasogi full time yarangiye Sunrise inganya na Etoile de l'Est 2-2. Match yabereye mu karere ka Ngoma nuko byarangiye. Musanze nayo yatsinze Bugesera, Kigali itsinda Kiyovu Sport. Ubwo imikino iteganyijwe rero kuri uyu munsi birumvikana ni APR Football Club iza gukina na ekipe APR Football Club iza gukina ekipe ya Police Football Club ku isaha 2, mu gihe kandi hari umukino uteganyijwe ugomba guza ku isaha 9 Muhazi United na Gasogi United, ni mu gihe Marine iza kwakira Mukura kuri stade Umuganda. Iyo niyo mikino yindi cyangwa se niyo mikino navuga iteganyijwe kuri iki cyumweru, ariko umukino nyamukuru twebwe tuba tureba no mukino ekipe ya APR Football Club irimo ifite kugeza kuri uyu munota. Tugiye kubijyanye n'ibya Slay Sanda. Slay Sanda makuru haravuga ko yamaze kubasinya amasezerano n'imyaka 2 ngira ngo abantu bakurikira kuri Instagram na bivuze ntabwo nakoreshaga YouTube ariko Instagram yo nakoraga amakuru updatinga umunota ku munota. Ni Slay Sanda bivuga ko yamaze kuba ahabwa amasezerano y'imyaka 2, ariko abandi bakinyi batandukanye batazigira bahabwa amasezerano n'ayo makuru hari. Bivuga ko umutoza yashimye imikinire ya Slay Sanda n'ubuyobozi ni buramushima, ariko abandi bakigeragezwa ni Ariyuma Abdurrahman ndetse n'uno mugabo Babu Basa ndetse na Amaduka Damusa. Gusa ijyari abo bakinnyi ntabwo bazahita abasezererwa niyo makuru ahari, ahubwo ngo aba bakinnyi bashobora gusinyishwa ubwo bagahita batizwa mu yandi ma equipe, ubundi bakazareba urwego bazaba bariho sezo irangiye, n'ubundi bakamenya niba APR Football Club muri sama isinyisha abo bakinnyi bandi. Ariko bivuga ko yamaze kuba habwa amasezerano ni Slay Sanda y'umunyakameruni wanatsinze igitego muri Mapinduzi Cup. APR Football Club ikina na equipe Yanga Africans. Byumvikane ko rero mu banyamahanga bane uwitwa Slay Sanda bivuga ko yahaye amasezerano, ubwo abandi icyo bivuze nuko kugeza kuri umunota ekipe ya APR Football Club ishatse yashyiramo abandi banyamahanga batandukanye, by'umwihariko abaza kongera imbaraga mu busatirizi bwa Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasa Imitoto. Ubwo nuko ibintu bimeze ku bijyanye na transfer zo muri ekipe ya APR Football Club. Ibindi ni inkuru ndende ndumva atari story nahita nzana aka kanya, muranyemerera byo tugerera ikiganiro cyayo.
uwitwa Aruna Musa Majaliwa muri ekipe ya APR Football Club, kandi ababwira ku mu ncamake ngira ngo ajya kuza muri ekipe ya Rayon Sport, n'ubundi hari habaye contact na ekipe ya APR Football Club ko kuri Aruna Musa Majaliwa ko nawe yaza muri ekipe ya APR cyo yasinyishije Tadeo Ruwanga. Igihari nuko ari amakuru ari kugenda ajya handa avuga ko uhagarariye cyangwa se umwagent wa Aruna Musa Majaliwa yaba yaraganiriye na ekipe ya APR Football Club about possibility to bring this player to ekipe ya APR Football Club. Birumvikana tugutegereza tukareba, niyo mpamvu mvuze ngo ni ibintu tuza guha umwanya tukabiganira ukwabyo, kuko nago ahita uvuga uti nibyo Aruna Musa Majaliwa n'umukinnyi mwiza, ariko nago ahita uvuga uti aka kanya ni ibintu tugiye kwisukira gutyo. Nuko biganiraho tukavuga tuti ni ingingo yabyo tukareba ese ubundi Aruna Musa Majaliwa n'icyo azafasha ikipe ya APR Football Club ni kishya yabazanye, kuko abaye ari umukinnyi bivuga ko APR Football Club ishobora gusinyisha. Ubwo leta byongera kuri bamujyana neza Frodouard, nabibabwiye byinshi, nabibabwiye ndetse turaza no kubiganira ku bijyanye n'isi transfer yaba Moses Firi ndetse n'uwitwa Saido Ntibazonkiza. Byinshi bitandukanye kuri abo bakinnyi ndabifite, amatransfer yabo ndafite byinshi bitandukanye byo ndabifite, ndetse no kuri ekipe ya APR Football Club amakuru menshi yo arahari, ndetse nuko tuza kureba ikiganiro, nubwo tuza kureba ikiganiro gitegura match ekipe ya Police Football Club muri rusange. Ibyo byose rero turaza kubiganiraho, cyo musabwa nuko muri kumwe nanjye, ubundi ibintu byose karushaho kugenda biba uburyohe. Nitwa Janvier Mukama, nimero yanjye ni 0789980888 ku bantu bagera barashaka kunyifuriza isabukuru nziza. Abantu mwabyumvisha, ariko byose turabireba kandi twese turi umuryango wa Sports and Arts TV. Mukomeze mugire ibihe byiza ndetse munagubwe neza, tuzegura amandi makuru yacu turebera hamwe byinshi bitandukanye. Iyi ni Sports and Arts TV, nge nitwa Janvier Mukama.